wari uzi ko ikiganiro cya radiyo Rwanda. Mbashimiye ko murimo kumva radiyo Rwanda. Aka kanya ntangiye kubabwira ibi, hejuru yanjye hamanitse icyuma cyatangiye kubara iminota nsigaranye. Kirimo kunyereka iminota iki kiganiro kitagomba kurenzaho n'isegonda rimwe. Nindenzaho isegonda na rimwe ku minota cyampaye kiranyaka ijambo gishyiremo ikiganiro gikurikiyeho. Nitwa Ismael Mwanafunzi. Abana bato ntabwo bagira amasaha. Ntabwo babara iminota iyo barimo gukina. Ntabwo bagira gahunda y'ibyo bazakora ejo, isaha bazabikoreraho n'igihe bizamara. Kuri twebwe abantu bakuru, igihe kidutegeka uko kibishaka. Tukimara kuvuka, ako kanya hari isaha yahise itangira kubara ikuraho isegonda rimwe rimwe, amasegonda dusigaranye azagenda amanuka kugeza ku rya nyuma. Ubaze impuzandengo, Abanyarwanda tubaho nibura iminsi 2024, ubwo ni amasaha 1586. Nyamara twese twitwara nkaho dufite igihe cyose gishoboka. Usibye ko atari byo. Uyu munsi ibirebana no kubara no gucunga igihe biragenda bitunanira. Buri munsi buri wese muri twe abafite ibintu atarakora kandi yatekerezaga ko yakabaye yarakoze. Buri wese afite ibintu yumva yakabaye yarakoze ejo, ariko ntabwo byashobotse. Ibyo rero bikaduhangayikisha. Kubera iki? Kubera ko igihe cyahindutse amafaranga. Buri wese afite ingano y'amafaranga yumva yakabaye afite, ariko ntayafite. Ibyo bigatuma yongera kubyuka ijoro uyu munsi n'ejo bundi. Ubundi igihe ni amafaranga gute? Ni ryari cyahindutse amafaranga? Muri iyi si yacu aho abantu bakira kubera ko hari abandi bakennye, igihe ni umutungo kamere uhenze cyane. Kirapimwa, kikabarwa, kikagurwa, kikagurishwa, kikazigamwa, kikabikwa. Ninde wazanye igitekerezo cyo gufata iminota yacu akayihinduramo amafaranga? Ni ryari igihe cyacu cyahindutse igicuruzwa? Bakigurisha cyangwa se bakigura ngahe bate? Mbahaye ikaze mu kiganiro wari uzi ko. Yashize umuntu w'umukire yabaga ari umuntu ufite ubushobozi bwo kwishyura abandi kugira ngo bamukorere ibyo ashaka. Uyu munsi umukire ni uwishyura kugira ngo yikorere ibyo ashaka. Mu masoko umukire ni uwishyura amafaranga menshi kugira ngo yihereze ibyo umucuruzi yakabaye amuhereza. Umukire ni uwishyura amafaranga menshi kugira ngo muri banki yihereze amafaranga ashaka kubikuza, aho kugira ngo umukozi wa banki abe ari we uyamuhereza. Abajya gutonda umurongo ngo umukozi wa banki bari ubahereza amafaranga bashaka, nababa batatanze ikiguzi ngo bahabwe uburenganzira bwo kuyihereza ku byuma biyabika. Uyu munsi no mu gihe twibwira ko nta kintu turimo gukora, nabwo tuba turimo gukora. Iyo dufashe ikiruhuko cy'amasaha 2 tukaba duhagaritse gukorera umukoresha wacu, ahubwo tugafata telefone tukaba tureba ibigezweho, nabwo tuba turimo gukorera undi mukoresha urimo kwinjiza amamiliyoni ku rundi ruhande. Ugurisha internet cyangwa service z'itumanaho. Batwiba igihe cyacu buri munsi kandi ahantu hose. Uyu munsi umuguzi icyarimwe ni n'umukozi w'uwaguraho kandi ntabwo abihemberwa. Igihe cyacu ni amafaranga yabo. Madame Magali Kambal ni umutoza mu birebana no gukoresha igihe. Hari abantu bahemberwa kwigisha abandi gukoresha igihe. Uyu munsi igisekuru cyacu gitegekwa n'Imana yitwa Kronos. Kronos ni imana y'igihe. Yari imana y'Abagereki, yari ishinzwe kwibutsa abantu ko ubuzima ari bugufi. Ni imana yari ishinzwe kubwira abantu ko ubuzima ari igihe kibara, kivaho kikarangizwa n'urupfu. La vie est un compte à rebours qui va se terminer par la mort. Kronos ntabwo ariyo yadutegetse igihe cyose kuva twaza ku isi. Hari igihe twabagaho tugendera ku mabwiriza duhabwa n'izuba, inyenyeri cyangwa se ukwezi. Iki gihe ntabwo igihe cyari gipimye kuri uru rwego, bityo n'ubunyagitugu bwacyo bwari buke.
icyo gihe ntabwo twari tuzi kubara amasegonda, ku buryo ubuzima bwose tubaho tubona akantu gahora kagenda gasa n'akatubwira ngo turapfuye, turashize, igihe cyaturangiranye. Hari n'igihe kabikora kavuga tik tak tik tak tik tak. Tukimara gufata igihe tukakigabanyamo ibice kugera ku gace gato udashobora gupima udakoresheje ibyuma, twahise dufata icyemezo cyo kugihindura igicuruzwa, tukibyaza amafaranga. None dore nicyo gicuruzwa gihenze kurusha ibindi byose bibaho. Icyo gihe twahise dutangira kugiha igiciro tutibeshyaho na gato. Ubu nyuma y'iminsi 30 murahembwa, mujya ku kazi saa moya, saa 11 mugataha, mukanasinya ahantu ngo dore nabagurishije igihe cyanjye, mugomba kumpa amafaranga. Umva iyi nkuru. Hagati mu kinyejana cya 19 nibwo hatangiye kuza inganda zihindura ubuzima bw'abatuye isi. Muri iki gihe gari ya moshi zari zaraje, abantu bashobora kugenda ibihumbi by'ibirometero bakava mu gihugu kimwe bakajya mu kindi. Iki gihe buri gace mu tugize isi kagiraga isaha yako, kimwe n'uko uyu munsi buri gihugu bitewe n'aho giherereye ku mubumbe w'isi kigira igihe cyacyo. Muri iki gihe nko muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika washoboraga gutega gari ya moshi ugahaguruka Oakland muri California, ugahaguruka saa 9 zuzuye ukagera Sacramento hashize iminota 45 ugenda. Wareba ku isaha yo muri gare ukabona ni saa 8:45 kandi wahagurutse saa 9. Washoboraga kugira ngo igihe kibaze gisubira inyuma bitewe n'uko icyo gihe isaha fatizo ntabwo yabagaho. Buri gace kishyiriraga isaha yako. Muri za gare aho abagenzi bategeraga za gari ya moshi zijya mu mijyi itandukanye, habaga hari ibyapa bibwira abantu iminota bagenda bongera cyangwa se bakura ku masaha yabo aho bageze hose. Muri buri gare babasabaga gushyira amasaha yanyu ku gihe. Kugira ngo uve ku mpera imwe y'igihugu nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika ugere ku yindi, byagusabaga gushyira isaha ku gihe inshuro 220. Byari nko kuva i Kigali wagera ku Kamonyi ugashyira isaha ku gihe kubera ko Kamonyi yabaga ifite isaha yayo, wagera i Muhanga bikabuko, mu Ruhango, i Nyanza, i Huye, gutyo gutyo. Mu kwezi kwa 8 mu 1853 hari gari ya moshi yahagurutse mu mujyi wa Providence muri Rhode Island yerekeza mu majyaruguru. Kuri ayo masaha hari indi gari ya moshi yerekezaga mu cyerekezo gitandukanye n'icyo ngicyo, yo yaramanukaga. Abatwaye izi gari ya moshi bari bibagiwe gushyira amasaha yabo ku gihe. Buri wese yagumanye isaha yaho yahagurukiye akibwira ko ari we wenyine mu muhanda. Zarasekuranye, abagenzi 14 bahita bapfa bishwe gusa nuko abari batwaye izi gari ya moshi bibagiwe gushyira amasaha yabo ku gihe. Iyi yari impanuka ya 12 y'ubu bwoko muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika zose. Mu 1884 umunya-Ekose witwaga Sanford Fleming yafashe icyemezo cyo guca imirongo miganda ku mubumbe w'isi. Ni imirongo idaciye mu buryo bufatika cyangwa se bugaragara, ahubwo ni imirongo iri mu bitekerezo gusa, imaginaire. Ni imirongo 24 yashyizwe ku mubumbe w'isi ku buryo kuva kuri umwe ujya ku wundi bitwara isaha imwe, kubera ko ari imirongo 24 hagati y'umurongo n'undi hakaba harimo isaha imwe. Ubwo umunsi ugomba kugirwa n'amasaha 28. Ibyo urimo gutekereza ntabwo wibeshya. Nibyo, mbere y'umwaka w'1884 ntabwo umunsi wagiraga amasaha 28. Kugira ngo buri gace na buri gihugu gishobore kumenya isaha kiriho, hagombaga kubaho intangiriro. Hakabaho ahantu fatizo bavuga ngo tuzajya tubara amasaha duhereye kuri uyu murongo muganda muri ya indi 24, uwo nguwo ukaba umurongo fatizo. Ni nk'uko mu kubara ibintu runaka hagomba kugira umubare fatizo uherwaho. Iki gihe rero hafashwe icyemezo cyo guhitamo umwe muri iyo mirongo, hatoranywa uherereye hafi y'umujyi wa Londres mu Bwongereza ahitwa Greenwich. Amasaha yose yo ku isi ubu ngubu abarwa hagendewe ku isaha y'aho ngaho Greenwich. Mu duce twose two ku isi aka gace ka Greenwich katoranijwe kubera ko icyo gihe Ubwongereza n'Ubufaransa nibyo byari ibihugu by'ibihangange ku isi. Abategetsi b'ibi bihugu icyo gihe bagiye impaka, buri wese ashaka kuba ari ushyiraho ibipimo fatizo by'ibintu byinshi dukenera, nk'ingero z'uburebure, iz'uburemere, iz'ubugari, iz'ubunini n'ibindi. Muri izi mpaka rero abategetsi b'Ubufaransa n'ab'Ubwongereza bumvikanye ko Ubwongereza ari bwo buhitamo igihe fatizo isi yose izakurikira.
iki gihe mu gace ka Greenwich hari icyuma cyakoreshwaga mu kureba imibumbe iri mu isanzure, yari nka centre bitaga Observatoire Royal Britannique, n'ubu biracyahari. Iki gihe rero abategetsi b'Ubwongereza n'Ubufaransa bahise bemeranya ko izuba nirizajya riba riringaniye neza neza na Greenwich, bizajya biba ari saa 6 z'amanywa ku isaha ngengamasaha cyangwa se ku isaha fatizo. Ubwo mu isi yose buri gihugu bitewe naho giherereye kikagenda cyongeraho isaha cyangwa se iminota cyangwa se amasaha cyangwa se kinabikuraho bitewe naho giherereye ugeranije n'aka gace ka Greenwich. Ubu kugira ngo umenye isaha ya buri hantu ku isi byagusaba kumenya neza aho Greenwich iherereye. Ubwo Greenwich nuko yahindutse umubyeyi w'amasaha yo ku isi, banayita isaha ngengamasaha GMT, Greenwich Median Time. Muri izi mpaka Ubufaransa bwabashije kwegukana ibipimo fatizo by'uburemere n'uburebure. Abafaransa nibo bahimbye garama na metero, ubwo bahise batsindira ko ibihugu byinshi byo mu isi bizajya bikoresha garama nk'igipimo fatizo cy'uburemere na metero nk'igipimo fatizo cy'uburebure. Iyo Abafaransa n'Abongereza bataza kubyumvikana uku, byarashobokaga cyane ko tuba tuvuga ngo isaha ngengamasaha ya Paris. Mu magambo make, amasaha nk'uko tuyazi saa moya, saa 2, saa 3 kugera saa 6 z'ijoro ntabwo ari ibintu kamere. Ni ibipimo abantu bahimbye ejo bundi mu 1884, ari nayo mpamvu iyo bashatse babihindura. Mu ngendo isi ikora zo kwizengurukaho aho yerekeza buri ruhande rwayo ku zuba, impande zayo zikagenda zisimburana ku zuba, ari nabyo bituma bwira bugacya. Bitewe n'ukuntu isi yihengetse, hari ubwo biyisaba gukora urugendo rurerure ngo ive imbere y'izuba. Ibyo bigatuma hari igihe amanywa aba maremare kurusha amajoro. Ibyo biba mu mezi amwe n'amwe y'umwaka. Ibyo bibayeho mu bihugu byinshi byo mu majyaruguru y'isi, bakura amasaha runaka ku munsi wabo kugira ngo ayo manywa atinda gutyo aze kuba ahuye n'amasaha bagezeho. Abaturage b'igihugu runaka bose baba bazi neza ko hari itariki izagera, bose bagashyira amasaha yabo ku gihe, kubera ko guhera kuri iyo tariki umunsi uzaba muremure, bityo ntabwo ari byiza ko byagera saa 3 z'ijoro izuba ricyaka, bityo bagasubiza amasaha yabo inyuma bagashyira nka saa 2 kandi byari bigeze saa 4 kugira ngo umunsi ube muremure hakibona amasaha agezweho aze guhura n'uko hanze aho hasa. Aba bakimara gufata icyemezo cyo kudushyiriraho amasaha ashobora gupimwa mu buryo buhuye ku isi yose, bari bahinduye hafi ibintu byose biri ku isi. Kuva icyo gihe mu mashuri bahise batangira kutwigisha kubara isaha. Mu nkoranyamagambo hahita hinjiramo ijambo rishya, ponctualité, kubaha igihe. Dutangira kubaha abantu babaho bakurikirana igihe, bakagira ingengabihe bakurikiza badashobora kwica, bakubahiriza amasaha aho mwasezeranye mukahurira ku isaha mwavuganye. Turabubaha cyane. Abatubaha igihe dutangira kubabona nabi. Atari ukubabona nabi gusa, ahubwo tunatekereza ko ibintu byinshi mu buzima bizabananira. Ntabwo ari benshi babyibajije cyangwa se babyibaza, ariko habaye hatabaho amasaha byagenda bite? Uyu muryango mugari ugezweho gutya tubamo udutegeka buri gihe kumenya igihe ndetse no kugendera munsi y'amategeko yacyo. Icyo dukora cyose kivunjwa mu minsi n'amasaha, ubundi kikabarirwa amafaranga. Francesco Javier Galindo ni umwe mu bantu bashinzwe gukurikirana iyubahirizwa ry'igihe mu biro bishinzwe amasaha muri Espagne. Le temps, c'est de l'argent, parce qu'il est essentiel de le mesurer et de le contrôler. Igihe ni amafaranga, niyo mpamvu gupima no kugenzura ari ngombwa. Ibi ubibona iyo uteze taxi voiture ukayisaba kugutegereza, cyangwa se iyo utelefonnye umuntu. Igihe kandi ubona ko hari amafaranga iyo urebye uburyo twishyura amashanyarazi n'amazi. Gushobora gupima igihe nako gushobora gupima ubutunzi bwose bugushamikiyeho. On gère le temps et on gère les ressources associées au temps et les efforts humains associés au temps. Cyangwa kwishyuraho guparika imodoka. Bakugurisha umwanya wayihagaritsemo, ariko mu by'ukuri icyo bacuruza ni igihe. Twese twamaze gutora umuco n'imyumvire y'uko gutakaza iminota runaka ari igihombo gikomeye. Dufite inshingano zikomeye zo kwiha igihe tugomba kuba twamaze gukora ibintu runaka, bitaba ibyo ubwo tukaba turimo kwerekeza ahantu habi cyane mu birebana n'imibereho. Hari umuhanga mu mibanire y'abantu witwa Robert Levine. We n'itsinda rye bakoze ubushakashatsi bwerekanye ko abantu batuye mu mijyi minini yo ku isi, iyo bagenda mu muhanda bagenda n'amaguru, bakunda kugenda bihuta cyane ugereranije nabo mu mijyi mito.
umuvuduko w'intambwe zabo uba ari munini cyane, barihuta mu kazi nabwo bagakorana umuvuduko munini, mu kuvuga bakavuga bihuta. Mu mijyi aho abantu babaho ku muvuduko munini, abantu nta gihe baba bafite nk'icyo kuba bafasha umuntu babonye wikubise hasi mu nzira, cyangwa se ufatiwe n'uburwayi aho ngaho ku nzira, cyangwa se undi wese ukeneye ubufasha. Icyo gihe ntacyo bafite. Ubunyagitugu bw'igihe bwabyaye ubundi bwoko bw'ubucuruzi, atelier de la gestion du temps. Abantu bakora akazi ko kutwigisha gukoresha igihe. Abantu bigisha abandi gutahura ibintu bitari ngombwa bibatwarira igihe, les voleurs de temps. Urwego ubucuruzi bw'igihe n'ubunyagitugu bwacyo bwigaruriye cyane ni urwego rw'umurimo. Mu bigo byose bigamije ubucuruzi cyangwa se izindi nyungu haba hari amakayi abantu basinyamo bakigera ku kazi, bakongera kuyasinyamo batashye, banagaragaza igihe bahagereye n'igihe bahaviriye. Cyangwa se hakaba amamashini abantu bakozamo igikumwe ngo abakoresha bawe baze kugenzura neza niba nta n'umunota n'umwe wabibye ku gihe wemeye kujya ubagurisha. Mu mwaka w'1890 ubwo inganda zatangiraga kuba nyinshi mu isi, nibwo abakoresha batangiye gukoresha ubwoko bw'amasaha asohora amajwi iyo umukozi ageze mu kazi. Byakorwaga hagamije kureba atari uko igihe kigenda mu kazi gusa, ahubwo hanarebwaga icyo abakozi bakora muri icyo gihe. Iki gihe nibwo ibizwi nko guta igihe byari bitangiye kubaho. Nibwo hari hatangiye imyumvire y'uko igihe kitakozwemo ibibyara inyungu ubwo kiba ari igihe cyatakaye. Iki gihe nibwo igihe cyinjiye mu bintu bitatu bya mbere bikomeye kuri iyi si: ubutegetsi, igihe n'amafaranga. Ubutegetsi, igihe n'amafaranga nibyo bintu bitatu bitegeka isi. Mu nganda igihe cyahise gihinduka bimwe mu bikoresho by'ingenzi bikenerwa kugira ngo akazi gakorwe, les matières premières. Iki gihe nibwo mu nganda hahise hanatangira ibyitwa gukora ku murongo, aho abantu bicara cyangwa se bagahagarara umwe iruhande rw'undi barimo gukora ikintu kimwe, buri wese agakoraho akantu kamwe agahereza undi, nawe agakoraho akandi agahereza undi kugeza kirangiye. Mu ruganda kurambura akaboko ugafata buro, ugafata n'icyo uyifungaho, ugatangira kuyikaraga ufunga, ugakora n'ibindi bikorwa bituma igikorwa kirangira, byose bitwara igihe. Aba engineer bazi kubara uyu munsi bamenya ngo gukora ikintu uri umwe ukakirangiza bitwara igihe kiruta inshuro izi n'izi kugikora muri benshi muhererekanya. Ku isi yose ni uku nguko akazi gakorwa. Mu nganda niho byahereye byitwa chaîne de montage, bitangizwa n'uruganda rw'Abafaransa rwa Renault mu 1898, ariko bikorwa cyane na Ford mu 1913. Gusa umuntu watekereje bwa mbere gukoresha abantu ku murongo mu rwego rwo kudatakaza n'umunota n'umwe yari umu-engineer w'umunyamerika witwaga Frank Gilbert. Yari afite abana 12. Gilbert yavugaga ko abana be usibye igihe basinziriye ubundi baba bakwiye kuba barimo kwiga ikintu runaka. Yari yarabigishije ururimi rw'ibimenyetso rwitwa Morse. Yajyaga ku kazi agasiga yanditse ku nkuta z'inzu babagamo ubutumwa buri muri uru rurimi burimo buri kintu cyose bari bukenera uwo munsi. Abana ba Gilbert icyo bakeneraga mu rugo cyose umunsi wose byabasabaga kugikorera. Yasigaga yanditse ku bikuta amagambo y'amarenga arimo nk'aho bari bukura amafaranga yo kugura umugati cyangwa se arimo ibyo bagomba gukora uwo munsi, ariko akaba ari amagambo ameze nk'amarenga, bo ubwabo bakagomba kwishakira ubutumwa buyihishemo. Kera mukiri abana ababyeyi banyu babagabanyaga imirimo, buri wese agomba gukora ibye kandi mugomba gutanguranwa kubirangiza. Frank Gilbert niwe wabizanye. Imirimo yose yahaga abana be yarabahanganishaga, buri wese agomba kurwanira kubikora mu gihe gito gishoboka. Iki gihe ku isi hari hasigaye hakorwa ubushakashatsi bitaga motion studies, ubushakashatsi ku muvuduko abantu bakoresha banyeganyeza amaboko yabo igihe barimo gukora ikintu runaka. Bize uburyo bwose umukozi yakora akazi mu gihe gito kandi agatanga umusaruro. Ikintu cyose gituma abantu bamara iminota runaka mu kazi ariko batarimo gukora cyakuweho cyangwa se kigabanyirizwa igihe. Igihe cyo kujya kunywa itabi cyaragabanijwe, ndetse n'igihe cyo kujya kurya ku manywa nacyo kiragabanywa. Ibi byahise bibyara ubundi bwoko bw'inganda, la restauration rapide cyangwa se fast food. Uyu munsi aya maresitora ateka ibyo kurya byihuta, ushobora no gusaba ibyo kurya bakabigupfunyikira ukagenda ubirya, apima miliyaridi 570 z'amadolari buri mwaka mu isi yose.
byose ni mu rwego rwo gukoresha igihe gito gishoboka. Kwiruka inyuma y'igihe byatumye dutekereza ko iyo turimo gukora ibintu bitabyara amafaranga, ni ukuvuga iyo igihe kitarimo guhinduka amafaranga, ubwo kiba kirimo gutakara. Ubunyagitugu bw'igihe nibwo bwagiye bubyara amagambo nka deadline. Deadline ubundi bivuga igihe ntarengwa, igihe ugomba kuba warangije gukoramo ikintu runaka, ariko ni ijambo risa n'iriteye ubwoba, ni nk'umurongo wo gupfa. Deadline nuwurenga urapfa. Ku isi hari abantu bafata buri munota wose bamaze hanze y'akazi nk'igihe gitakaye. Mu Buyapani mu mpera z'imyaka y'1980 gukora cyane kw'Abayapani byateje igihugu igihombo gikomeye. Nibyo wabyumvise neza, barakoze cyane igihugu kirahomba. Mu muco w'Abayapani gukora cyane bisa n'itegeko. Bwana Robert Levine ni umwanditsi wanditse igitabo yise A Geography of Time. À cette époque au Japon, muri icyo gihe mu Buyapani igihe cy'ibiruhuko ku bakozi bose cyari igihe gihagije kuri buri wese. Gusa no mu kiruhuko umuntu bamuhaga konji wagakomeza gukora. Bibaye ari nko muri Amerika, abakoresha bakishima kuko abakozi babo baba badashaka ikiruhuko. Nyamara ahubwo abashinzwe ubukungu mu Buyapani baje gusanga ibi ari bibi ku bukungu kuko abantu ntibari bakirya amafaranga yabo. Ntabwo babonaga igihe cyo kurya amafaranga. Byari bibi ku bukungu bw'igihugu kubera ko abantu barakoraga cyane bakinjiza amafaranga, ariko ntibaruhuke ngo barye amafaranga bakoreye. Kandi ubukungu bw'igihugu buzamurwa n'igura n'igurisha. Iyo abantu bakora ibintu byinshi bakagurisha bakabona amafaranga ariko ntibagure, ubukungu bw'igihugu ntabwo buzamuka. Iki gihe leta y'Ubuyapani yahise itangiza ubukangurambaga mu gihugu cyose. Hirya no hino hamanikwa ibyapa, ku maradiyo amatangazo aratangwa, abantu basabwa kugabanya amasaha yo gukora ahubwo bakaruhuka bihagije, kandi muri ibyo biruhuko bakishimisha, bakagura ibyo bashaka byose, bakarekura amafaranga yabo agasohoka. Umunyamabanga wa leta ushinzwe umurimo iki gihe yahise yifotoza amafoto yambaye ikabutura na tong cyangwa se kambambiri n'ishati y'amaboko magufi nk'uri mu kiruhuko nyine. Iyi foto imanikwa hose ku byapa, abantu basabwa gufata ibiruhuko kenshi gashoboka. Ubutumwa bw'uyu muyobozi bwarumvikanaga cyane: ni murya amafaranga yanyu mutabara ubukungu bw'igihugu cyacu. Iki gihe Abayapani bake nibo bubahirije izi nama. Gukora cyane utaruhuka biri mu muco w'Abayapani. 40% by'Abayapani bigeze kugira burnout, umunaniro ukabije wo mu mutwe kubera akazi. Ku isi yose impfu ziturutse ku kazi zamaze guhangayikisha ibihugu n'imiryango iharanira uburenganzira bwacu. Mu Buyapani buri mwaka abantu 10,000 bicwa no gukora cyane cyangwa se bakiyahura bitewe n'ibibazo byo mu mutwe batewe no gukora cyane. Urupfu rutewe n'akazi cyangwa se umunaniro baruhaye izina Karoshi. Ninde muri twe utarigeze nibura rimwe mu buzima ahitamo gusinzira amasaha make kugira ngo aze kubona igihe gihagije cyo gukora ikintu runaka? Muri iyi si aho buri segonda rifite agaciro k'amafaranga, ibitotsi ntabwo bikiri umunezero twemerewe, ahubwo byahindutse umutungo kamere uhenze abantu bose badapfa kubona. Ntabwo bitangaje kuba hari bamwe banatekereje kurwanya ijoro bagamije kurikuraho burundu, tukabaho mu manywa gusa. Ku itariki ya 27 y'ukwezi kwa 10 mu 1992 hari umuhanga mu by'ikirere w'Umurusiya watangije umushinga tudatekerezaho kenshi. Kuri iyi tariki kuri Cosmodrome cyangwa se ku kibuga bohererezaho ibyogajuru cya Baikonur muri Kazakhstan hahagurutse icyogajuru cyerekeza mu isanzure gifite intego yo kujya gufunga ijoro ntirizongere kubaho, tukiberaho mu manywa gusa. Nibyo ibyo wumvise. Bashakaga guhagarika ijoro ntibuzongere kwira. Umva icyo batekerezaga: twaryama amasaha 8 mu ijoro, twaryama amasaha 5 mu ijoro. Ku bashoramari n'abanyabukungu icyo ni igihe kenshi cyane kiba kigiye kidahinduwemo amafaranga. Yitwa Jonathan Crary, yanditse igitabo yise Le capitalisme à l'assaut du sommeil. Baramutse bashoboye kudukuramo ibitotsi ku buryo tutazongera gusinzira ahubwo tukabaho dukorera amafaranga babikora. Mu isanzure bashakaga gukora icyitwa voile solaire. Bashakaga gukora indorerwamo ya rutura ikoze muri aluminium bakayishyira mu kirere
izuba tukaribona ku manywa nk'uko bisanzwe, hanyuma isi yakwikaraga yerekeza mu gicucu cy'izuba aribyo byitwa ijoro, rya zuba rigahita ritangira gukubita kuri ya ndorerwamo ya rutura bakoze, rigahita ryohereza urumuri mu gice cyakabaye kiri mu ijoro, ubwo tukagira amanywa y'amasaha 24. Bashakaga ko amanywa azahoraho, ntihazagire uwongera kwitwaza ngo burije, ngo agiye kuryama, ngo avuye ku kazi. Abantu bajye baguma mu kazi. Usibye ko uyu mushinga wo kutazimya amanywa utigeze ujya mu bikorwa, byarananiranye. Bashakaga ko tutazongera kubona inyenyeri, usibye ko n'ubundi nubwo batabikoze, aya matara y'amakorano yamaze gutuma hari abantu benshi batakibuka uko ijoro risa. Twebwe Abanyarwanda ubuzima bwacu bumara nibura amasaha 1586, dukuyemo amasaha tumara mu kazi, ubwo ni amasaha 2920 ku mwaka, ubaza abantu bakora amasaha 8 ku munsi, ubwo bikaba amasaha 195 tumara mu kazi. Aya ngaya uyakuye mu masaha 1586, tubaha amasaha 1391 tutarimo guhindura amasaha mu mafaranga, ni ukuvuga tutari mu kazi. Aya ngaya arumvikana nk'aho ahagije, ariko iyi si tubamo yo kurushanwa, aho wumva kubayeho neza ari uko ufite abo warushije kubaho. Muri aya masaha 1391 asigaye, iyo dufashemo make yo kwishimisha, ubwo ngo tuba tuyapfushije ubusa. Ibi niko tubivuga kubera ko muri iyi myaka 20 ishize hari undi mujura w'igihe cyacu wavutse. Umujura buri wese agendana mu mufuko, ushobora no gusanga hari urimo kutwumvira kuri uwo mujura. Telefone igendanwa na internet. Byigeze bikubaho gufata telefone yawe ukajya kuri WhatsApp cyangwa se kuri Facebook cyangwa kuri Twitter, ugatangira kureba amafoto n'ibyo abantu banditse, maze igitekerezo kikakuzamo, ukibaza nabwo niba uri mu kazi? Igisubizo gishobora kuza kuba oya, ariko nibyo kenshi nabwo tuba turimo gukora, rimwe na rimwe turimo no gukorera amafaranga. Uzitandukaniro hano nuko tuba turimo gukorera amafaranga y'abandi. Abantu bashinze izi mbuga n'abazamamazaho, twese turi abakozi babo. Kubera uburyo abantu batakaza igihe kinini ku mbuga nkoranyambaga, hari imbuga nkoranyambaga nka Facebook zakoze gahunda za mudasobwa cyangwa se application zifasha abantu kudatinda ku mbuga nkoranyambaga. Ni gahunda ya mudasobwa ushyira muri mudasobwa yawe cyangwa muri telefone yawe, ikakugenera igihe utagomba kurenza kuri urwo rubuga nkoranyambaga. Niba warashyizemo ko utagomba kurenza iminota 30, iminota 30 nishira, ya gahunda ya mudasobwa irahita ifunga Facebook cyangwa se urundi rubuga nkoranyambaga urimo gukoresha ako kanya. Rindira gato. Hari gahunda za mudasobwa zishinzwe kurwanya izindi gahunda za mudasobwa zidutwarira igihe. Aka kazi ntabwo karangirira muri ubu bwoko bw'imirimo twiha tunakora mu buryo bwo kwishimisha gusa, ahubwo hari n'indi mirimo abacuruzi baduha, bakatubwira ko ari uburyo bwo kwisanzura, ko biri no mu nyungu zacu, nyamara ahubwo ari ukubakorera akazi. Nko ku bibuga by'indege, mu maresitora no mu mabanki. Abantu bazi iby'ubukungu bugezweho, umuguzi bamwita un employé partiel, umukozi udakora igihe cyose cy'akazi. Ubu buryo bwo kudushyira ku kazi bwatumye abakozi bagabanuka. Ba nyiri ibigo badutondesha imirongo imbere y'amamashini aduha amategeko, akadutegeka kugendera ku muvuduko wayo, nyamara hakabaye hari abantu bahemberwa kuduha service twishyuye. Imashini zitanga amafaranga zijya zitwara amakarita y'abantu cyangwa se ikanga kuguha amafaranga, ntigusobanurire mu by'ukuri ikibazo cyabayeho, ntinakurangira ahantu wakura amafaranga, ikakubwira gusa ngo iyo service ntabwo irimo kuboneka. Umukozi w'umuntu urwara, usaba ikiruhuko, usaba ubwishingizi, agomba kuba ari mu marembera. Mu 2016 amashami 10,000 y'amabanki yafunze imiryango mu Burayi. Imyanya y'akazi 50,000 ikurwaho bitewe nuko service za banki zagiye kuri internet. Byose bikorwa mu izina ry'igihe. Batubwira ko izo mashini arizo zihutisha service. Nibyo, zihutisha service, zigakora byinshi mu gihe gito, bityo igihe kikabyara amafaranga menshi. Ariko ni amafaranga yande? Twebwe benshi ntabwo tuzi kuvunja igihe mu mafaranga. Isi ntabwo yaduhaye ubwo bushobozi. Wigeze ubona umuntu bahaye forfait y'ubuntu cyangwa se amayinite yo guhamagara muri telefone, bakamubwira ko ayo mayinite aza kurangirana n'igihe runaka, icyo gihe kikaba cyenda kugera, ukamusanga arimo kurwana no guhamagara abantu n'abadakeneye kugira ngo igihe kitagera agatakaza ya forfait cyangwa se ayo mayinite.
aba yicaye avuga ngo isaha izi n'izi nizigera ndaba mpombye. Hari ubwo umuntu aba afite amayinite muri telefone angana n'igihumbi cy'amanyarwanda akamara iminota 30 atekereza icyo ari buyamaze. Arimo atekereza uwo ahamagara, uwaza kohereza ubutumwa bugufi, agatakaza igihe kirenze igihumbi cy'amanyarwanda. Mu mamiliyoni y'imyaka ishize ntabwo ubwonko bwacu bwari buzi kuvunja igihe mu mafaranga cyangwa se amafaranga mu gihe. Uyu munsi kuri internet hari gahunda za mudasobwa zivunja igihe mu mafaranga. Kwa kundi dukora ibikorwa rusange twakoresheje amaboko yacu, maze nyuma yabyo bakatubwira ko ibyo twakoze bifite agaciro k'amafaranga ya naya kandi tutabipatanye. Kuri internet naho hari gahunda za mudasobwa ukoresha uvunja igihe mu mafaranga. Hari yitwa value of your time calculator. Uyandikamo nk'iminota 60 ikakubwira amafaranga aguze iyo minota 60. Niba wamaze nk'iminota 20 urimo gukora ibyo wumva utakagombye kuba urimo gukora, wandika muri iyo gahunda ya mudasobwa iyo minota 20 igahita ikwereka ingano y'amafaranga wahombye. Ni gahunda ya mudasobwa wandikamo umubare w'amasaha umara mu kazi, ukayibaza amasaha umara hanze y'akazi, amafaranga waba ukoreye, igahita yakubwira. Ariko ninde ufite umwanya n'ibitekerezo byo gutekereza ku mafaranga buri gihe yabonye igihe? Nk'urugero, iyo uguze igitanda ukakijyana kidateranije, ugafata igihe urwana no kukiteranyiriza ufunga amaburo, icyo gihe uzigamye amafaranga wagatanze iyo uza n'umuntu ukiguteranyiriza. Cyangwa iyo utumije igicuruzwa runaka ukishyura ukikuzanira kandi wakagombye kujya kukizanira, icyo gihe hari amafaranga ubuhombye. Cyangwa nanone ari ukugura imashini imesa no guhakaza umuntu kumesera. Bake muri twe bahitamo kugura igihe, ugatanga amafaranga kugira ngo ibintu byihute, hanyuma icyo gihe wungutse cyangwa se usigaranye ukagikoresha ibindi nko kwishimisha. Buri gihe duhora dutegetswe guhitamo hagati y'igihe n'amafaranga. Urafata igihe cyawe ukora ibintu ubona amafaranga, cyangwa icyo gihe cyawe ukiryamemo ntugire amafaranga ubona. Tuvuga ko igihe ari amafaranga kubera ko kigurwa kikanagurishwa, ariko si cyose. Igihe abantu bamarana n'ababo cyo ntabwo kigurishwa, nubwo bisa naho ibintu byose biri ku isi byahindutse amafaranga, aho no gukora ibintu ku buntu biba bigamije inyungu. Nitwa Ismael Mwanafunzi, ndabashimiye. Wari uzi ko ikiganiro cya Radio Rwanda